Bonjour mes chers amis, mwiriwe neza? Nizere ko muri amahoro nanjye ndaho ni amahoro ni Vida Vegas. Aha ndagarutse ngiye kubereka akantu kuri WhatsApp. Abona kuri WhatsApp naberetse nabakoreye video mbereka uburyo umuntu yaguhakinga kuri WhatsApp, mbereka n'uburyo umuntu yaguhakinga akoresheje telefone yawe, nimero yawe isanzwe ya telefone. Ibyo byose kandi urumva niba umuntu akwiba amakuru kuri nimero yawe ya telefone, amakuru ajyanye n'ubutumwa bugufi, tene iyo ugiye kuinstallingamo WhatsApp, urabizi ko bigusaba icyo bita verification code ijya kuri nimero yawe. Rero niba yaraguhakinze kuri nimero yawe, bivuze ko niyo code nujya kuinstalla WhatsApp azabona iyo message, abe yahita ayikoresha akwiba amakuru kuri WhatsApp. Ngo WhatsApp yawe nayo akayihakinga, akaguhakinga kuri nimero no kuri WhatsApp. So muri iyi video rero ngiye kubereka ukuntu wahagarika, uramutse ubonye hari umuntu ukwiba amakuru kuri WhatsApp yawe, ukuntu wabikuramo ukabihagarika. Noneho nze no kubereka ukuntu wahita ushyira uburyo burinda WhatsApp yawe muri telefone nyine, ku buryo nta muntu uzongera kwiba amakuru kuri WhatsApp yawe. Okay. Uraza hano kuri WhatsApp yawe bisanzwe, ujye hejuru hariya kuri twa tudomo dutatu hariya, urahita ujya hariya kuri twa tudomo dutatu nababwiye hariya mu nguni. Nurangiza kuhagera nta kindi urakora, urahita uhemeza, urahemeza ujye hariya kuri rya jambo bita linked device, murahazi ibi narabiberetse kuntu tureba uwaduhakinze, murahabona ni hariya. Noneho mpite ngira nte mpemeze, nimara kuhemeza murabona ko hari umuntu umwe wagize ute wampakinze tayari. Uriya muntu wampakinze ni ngo abona ibintu byanjye byose. Murabona hariya hari rimwe, ni bigaragaza ko hari umuntu umwe wampakinze. Narabwiye muri video twakoze, iyo nta waguhakinze usanga hari 0. None ubwo uriya muntu yampakinze, ikintu ngiye gukora ngiye kubikansoringa mbikuremo. Ikindi murabona hano hantu ahangaha aha naho ni bigaragaza ko nahakinzwe n'umuntu umwe. Kubikuramo rero nta handi nkanda hano handitse ngo tap to edit or remove it, ngo kanda kugira ngo ubikuremo cyangwa ubihindure. Kuremo ni log out, logging out, ukuremo ibyo bintu byo kujya kubonera amakuru ubihagarike. Buriya hariya niho ndaza nkore kuri iyi nimero ahangaha mberetse, niho ndakora. Nimara kuhakora ndagera hano mpite nza kuri twa tudomo dutatu hejuru hariya, murahabona. Nimpagera baranyereka iryo jambo ngo remove device, kuramo iyo device kwiba amakuru cyangwa iyo telefone kwiba amakuru. Ndahakanda bambwire ngo remove, ngo the device will no longer be linked to this account or n'ibindi byose. Bivuze ngo iyi device cyangwa uyu muntu nkiba amakuru ntabwo azongera kugira ute kubona amakuru avuye kuri device yanjye, kuri telefone yanjye, WhatsApp yanjye. Ndakanda kuri remove, murebe, urategereza gakeya. Voilà, murabona hahandi hagaragaza ko bampakinze hahise hasigara 0, na hano hasi aha hari ya device yampakinze aha, naho murabona nta kintu cyasigaye. Bivuze ngo uriya muntu wari uri kunyiba amakuru birangiriye aha, ntabwo azongera kubona amakuru yanjye. Tukimara kubona uburyo noneho wakura umuntu muri ukwiba amakuru, ukuntu wamukura muri WhatsApp yawe nyine ukabihagarika ntazongere kwiba amakuru, ngiye kubereka noneho uburyo washyiramo buyirinda ku buryo nta wundi muntu uzongera kubikora ngo yongere kukwiba amakuru. Birasaba tugendane n'ubundi. Uza kuri WhatsApp yawe nk'ibisanzwe, gatoya. Wamara kugera kuri WhatsApp yawe, nta kindi ukora, uhita ujya hariya hejuru hariya muri kureba, murahabona
kuri turiya tudomo dutatu, ukahemeza, wamara kuhemeza uhita uza hano kuri settings, aha ngaha ngira ngo murahabona, iyo uhageze urahemeza naho, ukazamuka hejuru ahantu handitse account, hano naho ukahemeza, wamara kuhagera ukajya ahantu handitse two step verification, hano murahabona, naho ukahemeza. Iyo umaze kuhemeza ubona handitse ngo turn on, bivuga ngo yifungure. Ubu ni bwo buryo bwo kuverifyinga nyine ko ari wowe nta wundi muntu, bivuga ngo ubu buryo iyi password tugiye gushyiramo, ku buryo umuntu wakwiba amakuru kuri telefone ushobora kukwiba amakuru y'ira verification code wakoresheje ugiye kwenstaramo WhatsApp, yamara kuyishyiramo ariko bahita bongera bakamusaba iyi password tugiye gushyiramo hano. Iyi password rero iyo nta cyabimubwira na kimwe kereka ari we wayimubwiye, birumvikana wowe utarayimubwiye ntiyakwiba amakuru. Urumva bitandukanye nuko akwiba amakuru bisanzwe. Ubwo urumva we bamusaba uburyo bubiri kugira ngo akwiba amakuru, bamusaba iriya verification code, wenda tuvuge ko akwiba amakuru kuri telefone isanzwe akayibona, ariko iyo ntiyayibona. Okay, kadutaninge on tubifungure, urajyaho bakubwira ngo shyiramo password, wenda ngiye reka nshyiremo 5 barongera bakakubwira ngo confirm your pin, ongera uyishyiremo 5 save, byemeze, kabyemeza ugategereza gakeya. Voilà, bahise bambwira ngo nshyireho email. Gushyiraho email rero ni uburyo bwo kugira ngo iyi password nuyibagirwa, email izayikwibutse, bazakubwira ati forgot your email, your password, yemeze bakubwira ati jya kuri email, kuko biba byibitse kuri email. Rero ngewe email ntayo ndashyiramo, barambwira ati Skype, jye kuri Skype, ariko urabona hano hejuru hano hahise hajyaho ngo change pin, hano ngo pin irimo ariko sinshaka kuyihindura, ya 5 yamaze kugeramo. Nshaka kubikuramo n'ubundi najya hariya kuri turn off, muri kuhabona, nkabifunga nkakuramo iyi password, ariko ngiye kuyirekeramo kuko niyo ndi kubaheraho urugero. Noneho bunshyizemo uburyo bwatuma nta wundi muntu wongera kugira ute kumpakinga kuri WhatsApp yanjye, kereka ari njye umubwira iya password gusa. Noneho nidusubira inyuma baraza kongera kuyitubaza, dusubira inyuma kuri WhatsApp yanjye, urabona ntago nakwinjiramo ntabanje kuyishyiramo, ariko n'ubu bwonyine bayigusaba. 5 6, urabona ngeze kuri WhatsApp yanjye. Bivuze ngo nisubirira bisanzwe, iriya password ikimara ni igihe ngiye kwinstaringa WhatsApp, cyangwa se hari umuntu ugiye kunyinjirira muri WhatsApp ngo anyibe amakuru, nibwo bayimubaza. Urabona kwigira muri WhatsApp bisanzwe birakunda. Okay, niba hari ikintu iyi video ukuyemo wabitubwira kuri Veda Vegas Menya TV, ugashyiraho like, comment, subscribe, then ugashyiraho kuri notification, kanda kukazogera kugira ngo nitwa uploading indi video nk'iyi izakugerereho igihe. Okay, murakoze, hasta la vista.